Amahoro y'Imana kuri mwese mukomeje kudukurikirana aho muri hirya no hino mu gihugu ndetse n'abandi baherereye ku migabane itandukanye. Tuguhaye ikaze kandi mu biganiro mbarankuru bitandukanye tugiye kujya tubagezaho uhereye uyu munsi bivuga ku mateka y'ukwemera kwa Gikristo, ubuhanuzi n'inkuru z'ibitabo byera mu buryo burambuye. Tuzajya turebera hamwe kandi ukuri ku mateka atandukanye ku bantu cyangwa ahantu n'ingaruka byagize mu gukwirakwiza ukwemera hirya no hino. Njye ugiye kujya ubagezaho ibi biganiro nitwa Byiringiro Octave. Ikiganiro kigiye kubimburira ibindi biganiro byacu cyitwa Amateka na Bibiliya. Ikiganiro muzajya mukurikirana buri cyumweru ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu. Reka dutangire urugendo rwacu ku bushakashatsi bwimbitse ku buhanuzi bwa Danieli, bumwe mu buhanuzi bwamamaye cyane mu mateka ya teolojiya. Ariko nanone bukaba bwarabaye igitabo cy'ingenzi mu gusobanukirwa n'imitegekere y'ibihugu by'igihe cya kera kugeza n'uyu munsi wa none. Mu biganiro byacu tuzasubiza amaso mu kinyejana cya 6 mbere ya Yesu, igihe ubwami bwa Babuloni bwari ubutegetsi bwa mbere bukomeye bwari bwarigaruriye ibice byinshi bya Aziya yo hagati na Afurika y'Amajyaruguru. Icyo gihe umwami Nebukadinezari yasenye Yerusalemu, ajyana imbohe z'Abayahudi barimo n'umusore witwaga Danieli, waje kumenyekana nk'umunyabwenge, umusemuzi w'inzozi ndetse n'umuhanuzi w'ibihe bizaza. Mu buryo butangaje, ibyahishuwe muri iyo myaka bijyanye na bimwe mu bizwi mu mateka twumvise nk'urugero kuvuka cyangwa kuzamuka ndetse n'ihirikwa ry'ubwami bukomeye nka Babuloni, Ubuperesi, Ubugiriki n'Abaroma. Hari kandi ibintu bimwe bizwi n'amateka y'isi bishimangira amagambo ya Danieli, ari nabyo dushaka kurebera hamwe muri uru ruhererekane rw'ibiganiro byacu. Ndabizi ko nawe iki kibazo waba warigeze kukibaza cyangwa ukaba uri kukibazo ubu tuvugana. Ni gute amagambo y'umuhanuzi yandikiye mu buhungiro i Babuloni yahuye neza n'ibyabaye ku ngoma ya Alexandre Mukuru cyangwa Julius Caesar ndetse n'imitegekere y'isi yategetse ibice bitandukanye by'isi mu binyejana byinshi? Nkwibutse ko niba utarakanda subscribe bigukundiye wayikora kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu mu ba mbere. Ushobora kandi no kudusangiza igitekerezo cyawe ndetse byagukundira ukohereza ubu butumwa inshuti n'abavandimwe. Iki kiganiro kandi ushobora no kugikurikirana ku zindi platform nka Spotify, Apple Podcast n'ahandi. Niba ari bwo bwa mbere ugitangira kubana natwe, nizere ko uzanogerwa na gahunda tubagezaho umunsi ku wundi. Mu gice cyacu cya mbere cy'uru ruhererekane tugiye kurebera hamwe akantu ku kandi ubuhanuzi buri mu gitabo cya Danieli, turebere hamwe icyo abashakashatsi n'abahanga mu bya Bibiliya bagiye bavuga ku iyerekwa ry'uyu mugabo w'umunyabwenge kandi wizewe n'Imana. Ubu buhanuzi bwanditswe mu bihe bya kera butangira mu mwaka wa mbere w'ingoma y'umwami Belushazari, umwami w'i Babuloni. Ariko igitangaje ni uko kugeza uyu munsi abantu batandukanye bakibaza kuri ubwo buhanuzi ku bijyanye n'ubwami bwagiye busimburana ku isi, inyamaswa zidasanzwe zavuye mu nyanja n'icyo byose bisobanura. Ariko si ubundi ubuhanuzi bwa Danieli ni iki? Turamutse dushatse kugusobanurira neza aho byose bituruka, twabanza tukavuga ko ubuhanuzi bwa Danieli bwerekeza ku bice biboneka mu gitabo cya Danieli kiri mu Bibiliya y'Igiheburayo ndetse no mu isezerano rya kera ry'Abakristo. Iki gitabo cyitiriwe Danieli, umuhanuzi w'Imana wabayeho mu gihe cy'ubunyage bw'Abisiraheli Babuloni mu kinyejana cya 6 mbere y'ivuka rya Kristo. Kuri wowe niba ari bwo bwa mbere ugitangira kumva aya magambo, reka mbanze ngusobanurire muri ubu buryo. Bibiliya ubwayo ituruka ku ijambo Bibiliya rikomoka ku kigereki ta Biblia, risobanura ibitabo cyangwa imizingo. Iri jambo ryakomotse ku mujyi wa kera wa Byblos muri Libani, aho hahindurwaga impapuro n'inkweto, hakaba harabaye ahantu hakomeye ku bwanditsi n'inyandikwa ry'ibitabo. Bibiliya yanditswe n'abantu batandukanye bayobowe n'umwuka w'Imana, yanditswe mu gihe kigeze ku myaka irenga 1600. Ibitabo biyigize ni 66 muri Bibiliya y'Abaprotestanti, naho Bibiliya ntagatifu y'Abagatolika ikagira ibitabo 73. Muri ibyo bitabo niho dusanga igitabo cya Danieli kiri mu isezerano rya kera. Igitabo cya Danieli kandi kigizwe n'ibice 12, ariko abahanga mu nyigisho za Bibiliya bakigabanyije mu bice bibiri by'ingenzi. Igice cya mbere gihera kuri chapitre ya 1 kugera ku ya 6, kirimo inkuru z'ubuzima bwa Danieli n'inshuti z'ubwo bari mu bunyage i Babuloni.
Aha niho dusanga inkuru izwi cyane ya Daniel mu rwobo rw'intare, ndetse n'uko bagiye bahagarara mu kwizera kwabo ntibaceceke n'ubwo bahuraga n'ibigeragezo bikomeye. Igice cya kabiri gihera kuri shapitire ya 7 kugera ku ya 12, kigizwe n'iyerekwa rihambaye Daniel yeretswe ku mpera z'ibihe, ku bwami buzaza, inyamaswa zidasanzwe n'ubusobanuro bwabyo. Muri icyo gice niho dusanga ubuhanuzi bukomeye cyane buvuga ku hazaza h'isi ndetse no ku bwami bukomeye butandukanye. Mu biganiro byacu biri imbere tuzibanda by'umwihariko kuri iki gice cya kabiri, aho tuzarebera hamwe iyerekwa ry'inyamaswa enye Daniel yeretswe ziva mu nyanja. Iri yerekwa riboneka mu gice cya 7 cy'iki gitabo ni paje nkeya zitarenze 2 gusa muri Bibiliya. Nyamara iyo ubikurikiranye neza usanga ari ibintu byabayeho kuva mu gihe cya Daniel kugeza uyu munsi wa none. Nubwo amagambo arimo asaba ubwitonzi bwo kumva, ubwo buhanuzi bwagiye busohora buhoro buhoro mu mateka kuva mu gihe cya Daniel kugeza n'uyu munsi. Daniel yari umusore w'umuyahudi wakuye mu gihugu cyajyanwe i Babuloni ku ngoma y'umwami Nebukadinezari ubwo Yerusalemu yafatwaga n'Abanyababuloni. Nubwo yari mu mahanga, Daniel yakomeje kuba indahemuka ku Mana ye kugeza aho yagiriwe icyizere akagirwa umwe mu bategetsi bakomeye mu bwami bw'i Babuloni ku bami 4 batandukanye, aho twavuga nka Nebukadinezari, Belushazari, Dariyo w'Umumedi na Kuro w'Umuperesi. Twakomeje kuvuga ibya Daniel n'inzozi cyangwa ubuhanuzi bwe, ariko ndabizi ko ushobora kuba watangiye kwibaza uti none se niba iki Daniel yeretswe, ubuhanuzi bwe bwasohoye gute? Izo nzozi zidasanzwe za Daniel zitwerekeza mu mwaka wa mbere w'ingoma ya Belushazari, umwami w'i Babuloni. Kuki ari ngombwa ko dutangira kuri uyu mwaka wa mbere wa Belushazari? Impamvu nuko ariho ubuhanuzi bw'ingenzi cyane bushingiye, kandi ibyo bibuze kudufasha gusobanukirwa neza ibyo Daniel yeretswe. Izina rya Belushazari tubisanga mu gitabo cya Daniel igice cya 5 umurongo wa mbere. Ubwo hategurwaga ibirori binini mu gihugu cya Babuloni bigahurizwamo abatwari 1000, ni nabwo hagaragaye ikintu kidasanzwe ubwo intoki zandikaga amagambo ku rukuta hakaboneka intoki gusa, ariko ntihagaragara uri kwandika ayo magambo. Ayo magambo yatumye abari aho bose ndetse n'umwami Belushazari batangira guhagarika umutima, bityo baza gutumizaho Daniel ngo aze basobanurire ayo magambo. Nk'uko byari bisanzwe iyo habaga hari ibintu bidasanzwe byananiye abandi bakonikoni bose b'i Babuloni, batumizagaho Daniel ngo aze abasobanurire. Benshi mu basoma Bibiliya bakeka ko Belushazari ari we wasimbuye Nebukadinezari ku ngoma, ariko siko byagenze. Mu by'ukuri hagati ya Nebukadinezari na Belushazari habayemo abandi bami batatu, ibintu Daniel atigeze yandika mu buryo burambuye. Gusa dushingiye ku nkuru ifatika y'umwanditsi Berosesi akaba n'umuhanga w'ubumenyi bw'ikirere wabayeho mu ntangiriro z'ikinyejana cya 3 mbere y'ivuka rya Kristo, aho yari n'umutambyi w'Imana y'i Babuloni yitwa Beli Maradok. Iyi nkuru iboneka mu gitabo cye cya 3, ivuga muri make amateka yabayeho hagati y'urupfu rwa Nebukadinezari mu mwaka wa 562 ndetse no kugwa kwa Babuloni mu mwaka wa 539 mbere y'ivuka rya Kristo. Nk'uko Berosesi abivuga, Nebukadinezari yapfuye nyuma y'imyaka 43 ari ku ngoma, akurikirwa n'umuhungu we witwa Ameli Maradok. Gusa abatanga ubusobanuro bwa Bibiliya bakunze kumwita Ivo Merodach, kubera ko Merodach yari umunyagitugu kandi akagira imyitwarire itari myiza. Amaze imyaka 2 kusa ku ngoma, yishwe n'umugabo witwa Neriglissar, wari umutegetsi ukomeye kandi akaba umujenerali ku ngoma ya Nebukadinezari. Uyu Neriglissar yaje kwigarurira ingoma, ashyingirana n'umwe mu bakobwa ba Nebukadinezari ategeka igihe kingana n'imyaka 4. Nyuma y'urupfu rwe, umuhungu we w'ikinege witwa Labash Maradok yategetse amezi 9 kugeza ubwo yagambaniwe, bamuvana ku ngoma maze arakubitwa kugeza apfuye. Abagambaniye Labash Maradok bimitse Nabonidus wari umwe muri bo, maze ategeka imyaka 17 mbere yo gutsindwa na Kuro w'Umuperesi. Uyu Nabonidus niwe wari se wa Belushazari. Nk'uko Berosesi abivuga rero, hagati ya Belushazari wayoboranaga na se Nabonidus hamwe na Nebukadinezari haciyeho abandi bami batatu. Kubera ko Nabonidus yamaze imyaka myinshi ari kure y'i Babuloni, bivuga ko yari itayima muri Arabiya, yasize ahaye umuhungu we Belushazari ububasha bwo kuyobora igihugu. Niyo mpamvu igitabo cya Daniel cyita Belushazari umwami, kuko mu by'ukuri ari wari umuyobozi w'ibanze mu murwa mukuru. Nk'uko tubikesha igitabo cyitwa Encyclopedia Britannica hamwe na Myriad Allen, umuhanga akaba n'umushakashatsi mu by'indimi, bavuze ko byari bikwiriye ko igitabo cya Daniel cyita Belushazari umwami kubera iyo myaka yategekaga adahari, dore ko byigeze guteza impaka nyinshi cyane ko uyu Belushazari atigeze aba umwami w'i Babuloni, ubwo bamwe bahinyuzaga ibyanditswe n'umuhanuzi Daniel. Muri make, nguko uko Daniel yaba yarahuye na Belushazari, akaba ari naho Daniel atangira atubwira ko mu mwaka we wa mbere ari umutegetsi, Daniel yarose inzozi zikomeye cyane zigize igice cy'ingenzi cy'igitabo cye. Ikindi kandi, iyo ukurikiranye neza usanga nubwo mu gitabo cya Daniel igice cya 5 aricyo cyiza imbere y'igice cya 7 n'icya 8, abahanga mu guhuza amateka na Bibiliya bavuga ko ibyabaye mu gice cya 5 umurongo wa mbere twabonye haruguru, ubwo umwami yatumiraga abatware b'igihumbi umunsi mukuru yari yateguye. Uwo munsi wabayeho nyuma y'inzozi Daniel yarose tubona mu gice cya 7 ndetse n'igice cya 8, kuko inzozi Daniel yarose tubona mu gice cya 7 avuga ko izo nzozi yazibonye mu mwaka wa mbere w'ingoma ya Belushazari, naho iyerekwa ry'intama n'ihene tubona mu gice cya 8
ryabaye mu mwaka wa gatatu w'ingoma y'umwami Belushazari. Bivugwa ko uyu munsi umwami Belushazari yatumiyemo abatware be wabayeho nyuma y'imyaka igera kuri 12 Daniel abonye inzozi dusanga mu gice cya 7 ndetse n'igice cya 8. Amateka agaragaza ko Daniel yari amaze igihe kirekire mu bunyago i Babuloni. Mu gihe cya Belushazari, Daniel yari mu kigero cy'imyaka ibarirwa muri za 70. Muri icyo gihe nibwo Daniel yarose inzozi zitangaje. Mu gitabo bwe yiyandikiye yagize ati: nagiye kubona mbona imiyaga ine yo mu ijuru ihukira ku nyanja nini. Muri iyo nyanja habamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga nk'intare ifite amababa nk'ay'ikizu, naho iya kabiri yasaga n'idubu, hanyuma haje ingwe ifite amababa ane n'imitwe ine. Inyamaswa ya kane yari ifite imbaraga zidasanzwe, ifite amenyo manini y'ibyuma n'amahembe 10. Muri ayo mahembe yayo 10 hamezemo ihembe ritoya rifite amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Benshi mu bashakashatsi bemeza ko ibyo Daniel yabonye n'ibyo yumvise iryo joro byari ingenzi cyane kuri twe, kuko byagaragazaga ibintu byari kuzaba ku isi nyuma yaho kugeza muri ibi bihe byacu. Dore uko byaje kugenda noneho dukurikije iby'abahanga mu gutanga ubusobanuro kuri biriya batandukanye bagiye bavuga. Marayika yaje kumusobanura ko izo nyamaswa nini yabonye ari bo bami bane bazaduka ku isi. Benshi mu batanga ubusobanuro bwa Bibiliya nka The Expositors Bible Commentary na Wycliffe Bible Commentary bemera ko izo nyamaswa nye zihura n'ubutegetsi bune bw'igihangange bw'isi buvugwa no mu nzozi za Nebukadinezari mu gice cya 2 ari bwo Babuloni, umutwe wa zahabu uhuzwa n'intare ifite amababa, naho Abamede n'Abaperesi agahuzwa n'igituza n'amaboko by'ifeza buhomwe n'idubu, Ubugiriki bugahuzwa n'inda n'ibibero by'umuringa, bugashushanywa n'ingwe, Abaroma akagiranwa n'amaguru y'ibyuma n'ibumba buhangwa n'inyamaswa ya kane ifite amahembe. Mu nyamaswa Daniel yabonye yasobanuye ko imwe muri zo yari imeze agira ati: iya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu, nyihanga amaso kugeza aho amababa yayo yashikurijwe, igahagarikwa ku isi, ihagarika amaguru yemye nk'umuntu kandi ihabwa umutima nk'uw'umuntu. Abahanga mu gucukumbura ibyavuzwe muri Bibiliya bemeza ko iyo nyamaswa yagereranya n'umutwe wa zahabu wa cya gishushanyo kinini aribwo butegetsi bw'igihangange bw'isi bwa Babuloni bwabayeho mu 607 kugera mu 539 mbere y'ivuka rya Kristo. Kimwe n'intare itungwa no kurya izindi nyamaswa, Babuloni yashihaguye amahanga ibijyanye ubugome bwinshi nk'uko byanditswe n'abashakashatsi batandukanye. None se kuki bavuga ko Babuloni yashihaguye amahanga ibijyanye ubugome bwinshi? Ese byaje kugenda gute kugira ngo Babuloni itangire kuyoboza amahanga inkoni y'icyuma? Byose byatangiye bw'igikomangoma cy'i Babuloni n'ingabo zacyo batatanyije ingabo za Farawo Neko i Karikemeshi muri Siriya. Abanyamisiri bamaze gutsindwa birutse bagana mu majyepfo mu Misiri, maze abanyababuloni bagenda babakurikiye. Ariko ubutumwa buturutse i Babuloni bwageze kuri icyo gikomangoma cyanesheje bugihatira kureka kubakurikira. Ubwo butumwa bwavugaga ko Senabopolosar yari amaze gutanga. Nebukadinezari yahise asubira imuhira ajya kwima ingoma ya se, maze asigira abagaba b'ingabo inshingano zo kuzana imbohe n'iminyago. Nguko uko Nebukadinezari yageze ku ntebe y'ubwami bwa Babuloni mu mwaka wa 324 mbere y'ivuka rya Kristo, bityo wabaye umutegetsi wa kabiri w'ubwami bushya bwa Babuloni. Mu gihe cy'ubutegetsi bwe bwamaze imyaka 43, yigaruriye intara zahoze zifitwe n'ubutegetsi bw'igihangange bw'isi bwa Ashuri, maze yagura igihugu cye kigera muri Siriya mu majyaruguru no muri Palestina mu burengerazuba kugeza ku mupaka wa Misiri. Mu mwaka wa 4 w'ubutegetsi bwe mu 620 mbere y'ivuka rya Kristo, Nebukadinezari yigaruye ubwami bw'Ubuyuda buramuyoboka. Imyaka 3 nyuma yaho, Yerusalemu yagoswe n'abanyababuloni bitewe no kwigomeka kw'abaturage b'i Buyuda. Nebukadinezari yafashe Yehoyakini, Daniel hamwe n'izindi mbohe abajyana i Babuloni. Uwo mwami kandi yajyanye n'ibikoresho bimwe na bimwe byo mu rusengero rwabo. Yafashe Sedekiya se wabo wa Yehoyakini amugira umwami wo kujya amutegekera i Buyuda. Hashize igihe, Sedekiya nawe yaje kwigomeka maze yiyunga na Misiri. Nebukadinezari yongera kugota Yerusalemu, maze mu mwaka wa 607 mbere y'ivuka rya Kristo asenya inkike zayo, atwika urusengero kandi asenya uwo murwa. Yafashe abahungu bose ba Sedekiya arabica, naho Sedekiya wamunoguramo amaso maze aramuboha amujyana i Babuloni. Abenshi mu bantu Nebukadinezari yabajyanyeho iminyago, ibikoresho byo mu rusengero byari bisigaye nabyo bijyana i Babuloni. Uko niko Abayuda bajyanweho iminyago bakurwa mu gihugu cyabo. Nanone kandi Nebukadinezari yanesheje Tiro binyuriye mu kuyigota, igotwa ryamaze imyaka 13 yose. Muri icyo gihe yamaze yigose, abasirikare be babyotse uruhara ku mutwe bitewe n'ingofero z'icyuma bari bambaye. Intugu zabo zirakoboka bitewe n'ibikoresho bikoraga byo kubaka ibikuta byo kugotesha uwo mujyi. Gusa amaherezo Tiro yaje kwishyira mu maboko y'ingabo z'abanyababuloni. Uko bigaragara, umwami w'i Babuloni yari umuhanga utangaje mu gukoresha amayeri ya gisirikare. Ibitabo bimwe na bimwe, cyane cyane iby'i Babuloni, bimuvugaho ko yari umwami wakurikizaga ubutabera. Nubwo ibyanditswe bitavuga mu buryo bweruye ko Nebukadinezari yakurikizaga ubutabera, umuhanuzi Yeremiya yavuze ko nubwo Sedekiya yari yarigometse,
yashoboraga gukorerwa ibintu bikwiriye mu gihe yari kuba yemeye gusanga ibikomangoma by'ubwami bw'i Babuloni. Na nyuma y'irimbuka rya Yeruzalemu, Nebukadinezari yagaragarije Yeremiya icyubahiro. Ku bihereranye na Yeremiya, umwami yatanze itegeko rigira riti, umujyane umumenye, ntugire icyo mutwara, ahubwo icyo azakubwira aba ari cyo uzamukorera. Kubera ko Nebukadinezari yari umuyobozi, yahise abona imico myiza y'ubushobozi bwa Danieli na bagenzi be batatu, aribo Saduraka, Meshaki na Abedenego, ariko amazina yabo igihe wari akaba ari Ananiya, Mishayeli na Azariya. Ku bw'ibyo, umwami yabahaye imyanya ikomeye mu bwami bwe. Nebukadinezari yasengaga cyane Marduk, imana nkuru y'i Babuloni. Uwo mwami yizeraga ko Marduk ari yamuheshaga intsinzi ku rugamba. Yubakiye Marduk n'izindi mana nyinshi z'abanyababuloni insengero kandi arazitaka. Benshi bemeza ko igishushanyo cya zahabu yahagaritse mu kibaya cya Dura gishobora kuba cyari cyeguriye Marduk. Uko bigaragara kandi, Nebukadinezari yishingikirizaga cyane ku bupfumu mu gutegura ibitero bye bya gisirikare. Bimwe mu bikunze kumuvugwaho nuko yishimiye kongera kubaka Babuloni, umujyi ukomeye kuruta iyindi yose yari iriho muri icyo gihe. Igihe Nebukadinezari yaranzaga kubaka inkike nini z'uwo mujyi, zari zigizwe n'inkuta ebyiri zomekeranye se yari yaratangiye. Uwo murwa mukuru yawugize ahantu hasaga naho hari umutamenwa. Uwo mwami yasannye ingoro ishaje yari iri mu mujyi rwagati, yubaka n'ingoro yagenewe igihe cy'impeshyi, ayubaka ku birometero bigera kuri 2 ugana mu majyaruguru. Ikindi kintu kidasanzwe uyu mwami yibukirwaho usibye kuba yarigaruye ibihugu byinshi, yanubakiye umwamikazi wo mu Mede ubusitani butendetse hejuru, buvugaho kuba ari kimwe mu bintu 7 bitangaje byaranze isi ya kera. Akaba yaramwubakiye kugira ngo amunezeze, bitewe n'uko uwo mwamikazi we yifuzaga cyane kureba imisozi n'amashyamba by'iwabo kavukire. Amaherezo amava y'iyo ntare iteye ukwayo yaje gushikuzwa. Ahagana ku iherezo ry'ubutegetsi bw'umwami Belushazari, Babuloni yatakaje umuvuduko yahoze ifite mu kwigarurira ibihugu, itakaza n'ubutware bwayo bw'ikirenga bugereranywa n'ubw'intare bwo gutegeka amahanga. Umuvuduko wayo wari usingaye ungana n'uw'umuntu ugenza amaguru. Kubera ko agize umutima nk'uw'umuntu, yacitse intege. Kubera ko Babuloni itakomeje kugira umutima nk'uw'intare, ntiyari igishobora kwifata nk'umwami mu nyamaswa zo mu ishyamba. Nyuma y'imyaka isaga 100 Babuloni iyoboza inkoni y'icyuma amahanga, hari indi nyamaswa nini yaje kuyinesha, nk'uko tubikesha igitabo cy'ubuhanuzi bwa Danieli. Ni iyihe nyamaswa yaje guhangara iyi ntare yari imaze kwigarurira amahanga? Ese iyo nyamaswa yari iteye gute? Byaje kugenda gute? Mwakoze kubana natwe. Yari Byiringiro Octave. Ntimuzacikwe n'ikindi gice gikurikira. Shalom shalom.